Inkuru y'amateka ndende aho tugiye kugaruka ku mateka y'abahanzi nyarwanda mwagiye mukunda. Reka duhere kuri Butera Knowless. Butera Knowless avuga ko yavutse mu mwaka w'1990 avukira mu karere ka Ruhango ku babyeyi bakijijwe, ariko nyuma y'imyaka 4 gusa jenoside yakorewe abatutsi imwambura ababyeyi asigara ari imfubyi, cyane ko yari yaravutse ari ikinege. Yize amashuri abanza Kacyiru kuri Escaf, akomereza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye kuri Aparodi mu Ruhango. Aha abamuzi bavuga ko ku ishuri yari umukobwa ucecetse utavuga menshi ariko ugerageza gusabana. Akaba yaratangiye gucabuka cyane ageze kuri Apasi, aho yize icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ari naho yatangiriye kuvumbura impano afite yo kuririmba. Paruda aho yize icyiciro rusange ni ishuri ry'Abadiventiste, ndetse no muri Apasi yari ari mu muryango mugari w'abanyeshuri b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Akaba no muri korali Maranatha kimwe n'abandi bahanzi bazwi hano mu Rwanda barimo Tonzi. Iki gihe cyose cy'amashuri yisumbuye nta muntu wari uzi izina Knowless Butera, kuko izina rye ryari Jeanne d'Arc Ingabire, umukobwa utari ufite umwihariko na muto mu buhanzi uretse gusa kuba yaragaragazaga ubwiza ku isura. Inzira y'umuziki yatangiye mu mwaka wa 2009 ubwo yararangije amashuri yisumbuye. Iki gihe akaba ari umwe mu binjiye mu kirango gishya cy'umuziki ugezweho kuri ubu ngubu urimo cyangwa se icyo gihe harimo Kamishi, King James, Dream Boy, Other Pass ndetse n'abandi benshi. Urugendo rwa muzika rukaba rwaratangijwe na Safi Madiba ndetse na Kamishi. Muri 2016 Knowless Butera yabwiye urubuga igihe.com ko gukora indirimbo bwa mbere yagiye muri studio ya Unlimited Records yari iri Nyamirambo, yakorerwagamo na Juno Junior ndetse na Rick. Icyo gihe ajyayo ari Junior ari we uhari, maze akaba aribwo icyo gihe yatangiye gukora umuziki we, ndetse ibintu wavuga ko byamuhiriye. Ubusanzwe ngo Safi wari maze kwamamara mu itsinda Urban Boys, ngo yashyaga abwira Butera Knowless ko abona yashobora kuririmba ariko akitinya, gusa ngo yumva umunsi umwe azabikora. Iki gihe ngo Kamishi na Safi Madiba bamusanze arimo aririmba muri studio hamwe na Junior, bamutera imbaraga bamubwira ko akwiye gukora cyane indirimbo, aribwo yashyiraga hanze. Nyumva ijya kuba radiyo iracurangwa, amenya ko ashobora kuba umunyamuziki. Kamishi wari uri umuhanzi akaba n'umunyamakuru kuri Voice of Africa, ndetse na Safi Madiba wari umaze kugira ubunararibonye mu mwaka umurenga yari amaze mu muziki, hatse cyangwa se yafashe ibihangano bya Knowless arabiheka amugeza mu itangazamakuru. Knowless atangira kumenyekana bitamuvunnye cyane. Urukundo rwe ndetse na Safi Madiba ruri mu byatumye abanyarwanda barushaho kumumenya, kuko aba bombi bari igendaga bagarukaho ndetse banavugwa kenshi, yaba mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bumva ko bashaka kumenya indirimbo ze ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibihembo bya Salax Awards bikaba zarabaye irembo ryinjiza Butera Knowless mu bwiza bw'umuziki kuri we ku nshuro ya kabiri. Ibi bihembo bya Salax Award muri 2010 Butera Knowless wari umaze umwaka umwe atangiye umuziki yashyizwe ku rutonde rw'abahanzi bakizamuka bashobora guhabwa ibihembo, aho yari ari mu marushanwa, aho yari ari mu cyiciro cya upcoming artist. Mu bo bahanganaga cyane uwo mwaka harimo Nasoni wari warakoze indirimbo Amatsiko, yari umwe mu bahabwaga amahirwe yo kwegukana iki gihembo. Abategura Salax Awards baje kwemeza ko iki gihembo ari Knowless uri gitware, ari nacyo gihembo rukumbi yarabonye kuva yatangira umuziki, akaba rero ari nabwo yarakinjira muri iyi game. Iki gihembo cyabereye irembo rikomeye ryo kwinjira mu bwiza bw'umuziki wa Knowless, kuko umwaka wakurikiye wa 2011 Knowless wari umaze gusohora indirimbo nyinshi, yashyize hanze umuzingo we wa mbere, album yise Komeza. Igitaramo cyo kumurika iyi album cyitabirwa cyane, ndetse umukobwa wari ukiri muto atangira kujya ku byapa byamamaza by'ibigo bikomeye. Umwaka wakurikiyeho yagiye gukorera mu nzu ya Kina Music iyobowe na Clement Ishimwe. Bari batangiye rero n'icyo gihe gukundana, maze urukundo rwabo rukomeza kugenza ruba mwibanga. Kina Music ikaba yaragize uruhare rukomeye mu guhindura umuziki ndetse n'isura y'umuziki wa Butera Knowless. Kuva yatangira kumenyekana, Knowless yari umuhanzi muto wari usanze abandi bakobwa mu muziki w'u Rwanda barimo Priscilla wari waramutanze mu muziki, Miss Jojo wari umaze kugira izina rikomeye, n'abandi mu muziki w'abagore bari barakoze ibigwi bihambaye
bihamba yasanzemo kandi abahanzi nka Miss Chanera, Liza Kamikazi, asangamo Dua Pasi, Queen Ori n'abandi batandukanye. Kugira impano no kwinjira muri studio ntibyari bihagije ngo Knowless abashe kureshya ndetse no kuzana abafana benshi, ariko byaje koroha azana amazina akomeye ndetse agenda anaba umwe mu bantu bagiye bakora ibigwi bihamba, ndetse ibingibi byamwongereye imbaraga zo gukora n'umurego. Ibi bihembo yagiye abona. Gukundana na Safi Madiba byaramufashije ku rundi ruhande kuko byatumaga isi imuhozaho ijisho ndetse abantu benshi bakagenda bumva umuziki we, ariko ku rundi ruhande byatumaga abanyarwanda bamufata nk'umukobwa ukangisha urukundo agakora umuziki. Abenshi mu banyamakuru n'abafana biyumvagamo Urban Boy ya Safi Madiba ndetse n'abandi bari bari kumwe. Benshi mu banyamakuru n'abafana ntibiyumvagamo Urban Boy ya Safi Madiba, bananiwe kwiyumvamo Knowless cyangwa se ntibari kunanirwa kwiyumvamo Knowless. Ibi rero byatumye byiyongera ku kuba yarakoreraga mu nzu zitandukanye, akora umuziki akanakora n'ibindi bintu bitandukanye, aho yatunganyaga ibindi bintu byagendaga bimufasha gukora umuziki we bikaza kugenda neza. Muri iki gihe umuntu wese yashoboraga guha isura ashaka Knowless, ku buryo hari n'abavugaga ko ari umuhanzikazi unywa inzoga nyinshi, hakaba n'abavugaga ko yanywaga ibiyobyabwenge. Gusa nyir'ubwite yakomeje kugenda abihakana ubwo yaramaze gushyira hanze alubumu ya mbere muri 2011 yise Komeza. Yari yaramaze gutandukana na Safi Madiba wari umukunzi we, ndetse icyo gihe bivugwa ko yari yaratangiye gukundana na Clement Ishimwe. Ubu bakaba barabanye ndetse ari n'umugabo n'umugore, aho bamaze kwibaruka abana bagera kuri 2. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2012 nibwo byemejwe ko Butera Knowless yinjiye muri Kina Music. Ishimwe Clement ahita amufasha gutunganya alubumu ye ya kabiri yashyize hanze muri 2012, ubwo mu mwaka akaba ari nabwo yitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Icyo gihe nibwo abanyarwanda batangiye kubona isura yindi ya Butera Knowless, isura yari irimo gukora umuziki mwinshi no guhisha ubuzima bwe bwite bw'uyu mwari wari usigaye akundana na Clement Ishimwe mwibanga. Muri icyo gihe umuvuduko wari mwinshi cyane kuri Knowless, ndetse mu mwaka wa 2014 yashyize hanze undi muzingo wa gatatu, akaba yarashyize hanze imizingo 3 mu myaka 3. naho mu mwaka wa 2015 yatwaye igikombe cya Primus Guma Guma Superstar, abo umukobwa wa mbere uciye agahigo mu mateka y'iri rushanwa. Mu mwaka ukurikiye wa 2016 yashyize hanze undi muzingo wa 4 mu ruhando mpuzamahanga rw'umuziki. Knowless yateye intambwe iruta ya benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda, kuko mu mwaka wa 2015 Butera Knowless yasohoye indirimbo nyinshi ziri mu rurimi rw'igiswahili, bituma ahabwa igihembo cyitwa Bingo Award gitangwa aho cyatangiwe mu gihugu cya Kenya. Uwo mwaka yongeye gutumirwa muri Kenya ahabwa ikindi gihembo cyitwa Diva, anahabwa ibihembo 2 bya Hip Hop Award 2018. akaba ari igihembo gitangirwa muri Uganda. Mu bihembo yahawe harimo icyo yahembwe cyangwa se icyo yahawe ku ndirimbo nziza yakoze iyo yise Mbaye Wowe. Muri 2015 yashyize hanze indirimbo Teyamo yakoranye na Roberto mu gihugu cya Zambia. Muri 2016 asohora indirimbo Ujumbe, zose zakunzwe muri ibi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika. Mu mwaka wa 2017 ashyira hanze indirimbo yo mu rurimi rw'igiswahili yise Peki Yangu, naho mu ntangiriro za 2018 ashyira hanze Darling yakoranye na Bell Paul ukunzwe mu gihugu cya Tanzania. Ku myaka igera kuri 32 y'amavuko Butera Knowless amaze kugira, akaba avuga ko yishimira ndetse agashimira n'Imana kubera ibyo amaze kugeraho, kuko avuga ko Imana yamufashije kugera ku bintu byinshi agereranyije naho yavuye. Mu gihe cy'imyaka irenga cyangwa se mu gihe cy'imyaka irenga 12 amaze mu muziki nyarwanda, Butera Knowless mu bahanzi nyarwanda akaba afite ibihembo byinshi by'umuziki, ndetse niwe mukogore wa mbere ufite uduhigo mu n'ibihembo bya muzika mu mateka y'umuziki wa hano mu Rwanda. Mu kiganiro gito yagiranye n'umunyamakuru wa Kigali Today mu mwaka wa 2019 yagize ati achievement cyangwa se byagezweho ni byinshi, ndetse achievement ni nyinshi
zitandukanye kandi zo kwishimirwa, kuko aho navuye naho ngeze ubu muri uyu mwaka harashimishije, nubwo wenda atari aho nshaka kugera. Uyu mwaka byumvikane ko uzajya kurangira hari bimwe muri byinshi nifuje kugeraho nagezeho, kandi akaba ari byo yashimiye ndetse akagenda anashimira abagiye bamushyigikira. Knowless yakomeje kandi avuga ku ndirimbo yise Blessed, akaba ari indirimbo avuga ko ari indirimbo y'umugisha ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Aya akaba ari amateka mu buryo burambuye cyangwa se mu buryo buziguye ya Butera Knowless umaze kubaka izina ndetse no kugira ibigwi bihambaye mu muziki w'u Rwanda, dore ko umaze imyaka igera kuri 12 akaba amaze gukora ibidasanzwe ndetse amaze gutera n'intambwe irenze. Ndagushimira cyane. Riderman amazina yitwa Emery Gatsinzi, uyu ni umuraperi ufatwa nka nimero ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda, akaba akoresha izina ry'ubuhanzi rya Riderman. Uyu muhanzi ku itariki ya 10 Werurwe umwaka wa 2018 nibwo yizizaga isabukuru y'imyaka 31 amaze avutse, cyane ko yavutse ku itariki ya 10 Werurwe 1987. Uyu akaba kuri ubu ngubu yaragiye akora albumu zitandukanye nk'iyitwa mixtape ndetse n'izindi zitandukanye. Gatsinzi Emery azwi nka Riderman, ni umuririmbyi mu njyana ya rap, akaba amaze gukora album 7 na mixtape. Yavutse ku itariki ya 10 Werurwe umwaka wa 1987, avukira i Bujumbura mu Burundi. Niwe mfura mu bavandimwe batanu bavukana, abahungu 3 n'abakobwa 2. Amashuri abanza yize kuri Ecole Primaire Kabusunzu, maze ayisumbuye yiga muri Groupe Scolaire Saint André, aho yakuye impamyabumenyi muri Sciences Humaines. Amashuri ya kaminuza yayakomereje muri Université Libre de Kigali mu bijyanye n'ubukungu n'icungamutungo, kugeza mu mwaka wa 2008 aho yerekeje muri Rwanda Tourism University College mu ishami ry'ubukerarugendo n'icungamutungo, ariko naho ntiyaharangiza. Riderman yakoze studio ye yitwa Ibisumizi, akorana n'abaproducer banyuranye nka T Brown, Faceboy, Fazo n'abandi batandukanye. Dore uko yinjiye mu buhanzi mu mabyiruka ye, Riderman yakunzaga gukina umupira w'amaguru, yanakundaga kumva radio bitangaje ku buryo byabaye mukubitiraga kubera kuyicokoza. Nubwo yakundaga umuziki ngo ntabwo yumvaga ko azavamo umuririmbyi, ahubwo inzozi ze zari kuzandika igitabo. Yatangiye kwandika imivugo ageze mu mashuri yisumbuye, maze akumva indirimbo yibanda cyane ku magambo azigize. Mu kumva indirimbo z'umuhanzi Tupac niho yakuye igitekerezo cyo gukoresha imivugo yahimbaga, agatangira kuyiririmba. Akaba yaratangiye kuririmba mu mwaka wa 2005. Mu kwezi kwa Gicurasi 2006 yinjira muri groupe yitwaga UTP Soldiers, yari rigizwe n'inshuti ze arizo Nega G de General MI. Baje gukorana indirimbo 8, maze nyuma yaho nabwo basohora indirimbo zitandukanye. Nyuma yaho nibwo yaje gusohora indirimbo ku giti cye ya mbere muri 2007. Iyo ndirimbo yise Turi muri Party, biza gutuma hita ava muri iryo tsinda, nuko atangira gukora injyana ya rap ku giti cye. Iri tsinda UTP yakomeje gukora, dore ko yahise imusimbuza umuhanzi witwa Puff G, maze Riderman nawe akomeza inzira ye yo kuririmba ku giti cye, aho yasohoye izakunzwe cyane nk'indirimbo Inkuba, maze asohora album ye ya mbere yari igizwe n'indirimbo 16 zari ziriho Rutenderi, Uwo Mukobwa n'izindi zitandukanye. Bibe mu bihe byiza yanyuzemo atajya akunda kwibagirwa. Mu bihe byiza Riderman yagize nk'umuhanzi, harimo igitaramo yakoreye i Nyamirambo kwa Nyirinkwaya, hari na Farius ndetse n'abandi batandukanye, aho mu gihe yaririmbaga Rutenderi abantu bamwuzuyeho. Hari kandi no kuba yarakoreye iranye igitaramo n'abanzi nka Shaggy kuri Stade Amahoro, hamwe n'ibindi bitaramo yagiye aririmbamo n'ibyamamare muri muzika nka Sean Paul, Henry Hill, Mensa Flavor, Elephant Man, Koffi Olomide, Black B, Ray Season, Kingston, Dead Bang n'abandi batandukanye. Ibindi bitaramo yishimira kuba yarakoze ni igihe yamurikaga album ye ya mbere kuri Petit Stade, ati nari nshyigikiwe. Riderman kandi ahora yibuka uburyo muri Kanama 2012 yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akahamara ibyumweru 3 yitabiriye inama y'abahanzi ba hip hop yitwa Hip Hop and Physics Engagement. Mu bahanzi bo mu Rwanda kunja harimo Jean Christophe Matata, Benjamin Rutabana,
gukorana na Kidumu mu gihe abo hanze akunda ari Tupac, Omar Shakur, 50 Cent, Lil Wayne, Diamonds. Riderman rero numwe mu bahanzi bakomeye, akaba yaragiye yubaka izina cyane kuva ku itariki ya 26 Nyakanga 2018 aribwo uyu muhanzi yari yarushinze na Miss Nadia Gasoro. Kuri ubu ngubu bombi bakaba bamaze kugenda bagura umuryango, dore ko bamaze kwibaruka abana. Muri 2008 Riderman nibwo yatsindiye igihembo cya mbere nk'umuhanzi muri Salax Award nk'umuhanzi mwiza wa hip hop artist mu Rwanda. Muri 2010 album ye yatsindiye igihembo cyiza nanone muri Salax Award, kimwe n'ibindi bihembo bya Salax Award. Uyu muhanzi yagiye yegukana bya album nziza muri 2011 na 2013. Uyu muhanzi akaba yarabaye umuhanzi w'umwaka, yegukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar season ya 3. Kuri ubu ngubu uyu muhanzi akaba yamaze kugenda cyangwa se ari umuhanzi umaze kugenda yuzuza ibigwi bihambaye, dore ko amaze kumurika album nyinshi cyane, ndetse akaba yaragiye anakora ibitaramo byagiye binitabirwa n'abatari bake. Hari bimwe mu bitekerezo byagiye bitangwa ku bikorwa bye ndetse no ku ndirimbo uyu muhanzi yagiye atanga. Witwa Nshimiyimana Elize yagize ati nibyo koko Riderman uri umuhanzi w'umunyabigwi ndetse ufite n'impano itangaje cyane. Twishimira imyandikire yawe, tukishimira ibyo ukora bigenda bitunyura, uzakomerezaho. Kuri ibitekerezo Riderman akaba agenda avuga ko aterwa imbaraga nuko bamwe mu bafana bagenda bamukunda ndetse bakagenda banishimira ibyo akora. Akaba ari umuhanzi umaze kubaka ibigwi bihambaye, ndetse nawe akaba yishimira intambwe amaze kugeraho nk'umuhanzi umaze kugenda agira ibyinshi agenda agera. Uwitwa Inosa Iradukunda yagize ati nibyo koko Riderman dukunda ibyo ukora ndetse tugakunda n'ibigwi bihambaye umaze kugira. Turagusaba uzahore mu muziki, dore ko iyi wigeze gutangaza ko uzava mu muziki ariko ntuzavemo ndetse uzagumemo, kuko uvuye mu muziki impano yawe twaba tuyihombye. Ibi rero mu kubisubiza Riderman yagize ati nibyo koko hari benshi batekereza ko uyu muziki nzawusaziramo, hari igihe kizagera nkawuvamo, gusa ntabwo nzawuvamo gutyo gusa, ahubwo nzahindura ibyo nkora, dore ko nzaba maze kuba umupapa ndetse mfite n'izindi nshingano. Umuziki ntabwo nawureka gusa, hari igihe kizagera ngahindura ibyo nkora. Ibi rero ni ibyatangajwe na Riderman, umwe mu bahanzi bamaze kugira ibigwi bihambaye ndetse banakoze amateka adasanzwe mu muziki y'u Rwanda, dore ko ariwe watwaye cyangwa se niwe muraperi wa mbere watwaye igihembo cya Primus Guma Guma. Aha akaba yaragitwaye kuri season ya 3, aho yari amaze gukora ibidasanzwe ndetse akaba umwe mu bantu bagiye baha abanyarwanda ibyishimo. Witwa Irakoze Eric we yagize ati Riderman dukunda ibihangano byawe, inganzo yawe yirarenze ndetse n'ibikorwa ukora turabikunda. Twishimira intambwe ukora ndetse tukanishimira ibyo ugenda utugezaho, uzakomereza utwishimiye impano yawe ndetse tuzahora tugufana, tunahore tuzirikana ibyo duhereza. Ahangaha Riderman yagize ati nibyo koko Irakoze Eric watanze igitekerezo nyacyo, kandi ibyo nkora nzakomeza mbikore ndetse mbahe n'ibyishimo, nterwa ishema n'abafana nkamwe mugira icyo mutangaza. Uyu rero akaba ari umuraperi umaze kugira ibigwi bihambaye mu muziki w'u Rwanda, ndetse bamwe mu bantu bakaba baragiye bishimira ndetse bakanakunda bimwe mu bikorwa yagiye akora bitandukanye. Benshi bakagenda banavuga ko uyu umugabo impano ye yayibyaje umusaruro, dore ko kugeza ubu ngubu ni umuraperi korabo yakoze ikundwa ndetse ikanishimirwa na benshi ku kigereranyo cyo hejuru ugereranyije n'abandi bahanzi nyarwanda. Akaba umwe mu baraperi baryoshya korabo nk'uko byakomeje bigenda bigaragara, dore ko kugeza ubu ngubu amaze kuririmba mu makorabo menshi ndetse akagenda aha n'abahanzi featuring zitandukanye. Muri uyu mwaka washize 2021 akaba yarakunzwe cyane mu ndirimbo yakoranye n'umuraperi muri Kenya Trump Bushari, aho abantu benshi bagiye bishimira uburyo yagiye yagitinga muri iyi ndirimbo. Ndetse mu mwaka wa 2016 Riderman yakunzwe mu ndirimbo yakoranye na Bruce Melody, akaba ari indirimbo yagiye ibona amanota ndetse kagenda inishimirwa n'abatari bake bitewe n'imirongo yagiye yaririmbamo. Riderman yagiye yiririmba cyangwa se yagiye yaririmba muri All Stars zitandukanye,
aho kenshi yagiye akunda kugaragara yumvikana mu magambo yagiye akundwa n'abatari bake, benshi bakagenda bayashingiraho bavuga ko ari umuhanga. Kugeza ubu ngubu Riderman akaba ari umwe mu bahanzi bafite ibikorwa bifatika, dore ko kugeza ubu ngubu afite studio ye ku giti cye yitwa Ibisumizi, akaba ari studio yagiye ifasha abahanzi batandukanye ndetse ikaba yaranagiye izamura impano zikomeye ndetse ikagenda inakorerwamo n'abantu batandukanye. Akaba rero ari igikorwa gikomeye uyu muraperi yakoze, umuraperi umaze kugira ibigwi bihambaye ndetse no mu mwaka ushize wa 2021 akaba yarari mu byishimo, dore ko umudamu we yibarutse impanga, aho yakomezaga kugenda ajya ku mbuga nkoranyambaga ze akandika ko atewe ishema ndetse ari no mu byishimo bidasanzwe nyuma yuko umudamu we yibarutse impanga. Ibintu byakomeje kugenda bigarukaho ndetse bikanavugwa mu buryo butandukanye, abenshi bakagenda bagaruka ku bigwi bye by'umuziki ndetse n'ibindi amaze gukora mu muziki. Ibintu byagiye bigaragara ndetse bikanagariza abafana be ko ari umuhanzi ufite impano itangaje. Ni Riderman wamenyekanye mu muziki w'u Rwanda nk'Igisumizi, aho yagiye akundwa mu ndirimbo zitandukanye. Amazina yakaba yitwa Emery Gatsinzi. Uyu akaba ari umuraperi ufatwa nka nimero ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaragiye yegukana ibihembo bitandukanye mu bihe bitandukanye ndetse akagenda anafasha abandi bahanzi. Ni Riderman ni Igisumizi. Hakizimana Murerwa Amani yamenyekanye nka Pfura muri hip hop nyarwanda, ni umwe mu bahanzi bafite amazina akomeye ariko wanyuze mu rugendo rutoroshye rw'ubuzima mbere yuko yinjira mu muziki. Nyuma y'icyo gihe Pfura yatangiriye amashuri abanza mu yahoze ari prefectura ya Cyangugu, ahiga umwaka ahita hava kubera akazi papa we yakoraga katumaga bamwimurira ahantu hatandukanye. Imyaka 2 yakurikiyeho yayize Butare kuri École Française mbere yuko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 iza. Rero iyi ikaba yaratumye umuvyeyi we ahungira i Burundi mu mwaka w'1995 nyuma yuko umuvyeyi we yongeye kubona akazi ariko akajya gukorera muri Libya. Pfura yashyanye nawe abari naho arangiriza amashuri abanza. Arangije amashuri abanza Pfura yasabye papa we ko yasubira mu Rwanda akajya kubana na mama we kuko batakunze kubana kuva mu bwana bwe. Ati byari amahitamo yanjye kuko sinakunze kubana na mama wanjye, ntabwo twigeze dukurana, papa ntabwo yabyishimiye ariko yaje kubyemera kuko ni ubwa mbere nari ngiye kubana nawe. Pfura agarutse mu Rwanda yahise ajya gutangira amashuri yisumbuye muri groupe officielle i Butare, ari naho imyitwarire mibi ye yaje gutangirira. Aza kuhava akomereza amasomo ye i Nyanza kuri Espanya, asoreza umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Uko yaje kujyanwa kwiga i Burayi nuko yagaruwe mu Rwanda. Uyu musore wari utangiye kurarurwa n'umuziki ndetse no gukina basket, imyitwarire ye yatangiye kumugora ariko ababyeyi be babibona mbere. Papa wa Pfura yafashe icyemezo cyo kumwohereza i Burayi gusoreza y'amashuri yisumbuye. Yanyuze mu Bubiligi ahiga imyaka 2 asoreza mu mashuri yisumbuye muri Norvege. Pfura avuga ko nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye yahise atangira kaminuza mu bijyanye n'amategeko. Akiri mu mwaka wa mbere nibwo hatangiye kumvikana ibibazo by'imyitwarire byatumye adakomeza. Uyu musore w'umunyarwanda wari ufite impano mu gukina basket, icyo gihe yakinaga mu ikipe ya Orosio Kings iri mu zikomeye mu gihugu cya Norvege. Pfura akaba yari afite abamufasha mu buzima bwa buri munsi, abo bakaba baratangiye kubona imyitwarire ye iri kugenda iba mibi baramureka. Yagize ati hagiye hazamo utubazo tw'abantu twabanaga icyo gihe bari babayeho mu buzima ndetse utakwita bwiza ariko bafite amafaranga, bagenda mu modoka nziza, nanjye nkumva niwo murongo nafata. N'abantu batumvaga impamvu niga, nanjye natangiye kubakurikira, gutyo ntangira gufungwa hato na hato. Imyitwarire mibi ya Pfura yatumye ikipe yakinaraga iyi yitwa Orso Kings yari amazemo hafi imyaka 2 ifata icyemezo cyo guseza ndetse no kumusezerera, bamuha imperekeza ye arataha. Akimara gusezererwa muri ikipe n'ishuri ryahise rihita ritangira, cyangwa se yahise ahita areka ishuri yinjira mu kigare cya za nshuti ze zabaga mu bikorwa bibi, nawe abyinjiramo atyo. Iki gihe Pfura nta kindi yari afite uretse Pfura iki gihe nta kindi Pfura wari ufite icyangombwa byo gutuma turi Burayi n'inshuti ze bakoraga uretse gucuruza ibiyobyabwenge. Nyuma yaje gutabwa muri yombi yerekwa ibyaha
yagiye akora mu bihe bitandukanye. Yakatiwe gufunga umwaka n'igice. Leta ya Norvege ifata icyemezo cyo kumusaba guhita ataha iwabo. Ati ntabwo byatangaje cyane kuko bambwiye ko n'ubundi mfunze bansaba ko bansubiza ibyangombwa byabo ubundi ngataha iwacu. Nicyo cyonyine cyashobokaga kuko nicyo cyari icyemezo nanjye nabyakiriye neza. Mu mwaka wa 2007 nibwo Pfla yagarutse mu Rwanda avuye i Burayi. Ati bahamagaye muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza banyureza mu Rwanda, bampaye abapolisi 6 ba Interpol kugira ngo bizere neza ko ngeze mu rugo. Pfla akigera i Kigali yavuze ko yageze mu Rwanda afite gahunda yo kuba yari afite agahinda ko kuba avanywe i Burayi mu buryo atashakaga. Ati urumva nkigera i Kigali nari mfite umujinya ndetse numvaga mpombye bikomeye, nari nihebye ariko nyine nta kundi byari kugenda kuko byari byabaye. Wasangaga kenshi nagiye gukina basketball kugira ngo niyibagize ibyo bihe. Uyu muraperi akaba yarashimiye cyane umukobwa bakundanaga muri Ethiopia. Uwo mukobwa bakaba barahuriye muri Norvege ngo niwe wakunze kumwitaho akamwohereza amafaranga ndetse akamuba hafi cyane kuko bari bafitanye na gahunda yo kuzakora ubukwe. Kuba batabarabanye cyangwa se kuba batabanye, Pfla avuga ko bitari mu mugambi w'Imana nubwo akimubona nk'inshuti. Pfla ageze mu Rwanda yifuje kwinjira mu makipe akina basketball ahita ahindukirira mu muziki kuko yaje gusanga mubyara we witwaga Busy the Brain amaze kuguza izina cyangwa se kwagura izina mu gutunganya indirimbo z'abahanzi by'umwihariko mu njyana ya hip hop. Ikindi cyamukuruye mu muziki ngo nuko yasanze MC Mahoni Boy bari barakuranye, afite izina rikomeye mu njyana ya hip hop. Umunsi wa mbere yagiye muri studio nibwo yakoze yitwa Ntuzankinishe, ari nayo ndirimbo ye ya mbere. Iyi ndirimbo yaramenyekanye cyane bituma ibyo gukina basketball birangirira aho ngaho, ahubwo amaso ayahanga umuziki. Ati kuva muri basket byatewe na Ntuzankinishe, iriya ndirimbo yahise ihindura ibintu byose kugeza n'ubu. Numvaga ko ngiye gukina basketball bitanagenza neza nkiga no gutoza kuko narabikundaga, ariko igihe cyagirageze mpita numva mbivuyemo. Yinjiranye mu muziki amayera akomeye. Pfla avuga ko mbere yuko yinjira mu muziki yabanje kwiga kuri MC Mahoni Boy n'abandi bakoraga injyana ya hip hop kugira ngo amenye aho azamenera. Ati iki gihe nari nampinduye icyerekezo abahanzi bo mu Rwanda bagenderagaho, nzana ikintu kimeze nko guhangana. Nkavuga ko twagombaga kumva ibintu kimwe kuko nari maze igihe kinini hanze, nari maze kujijuka kubarenza. nje guhangana na KGB, ntabwo uko nari nzanye ahubwo nari umufana wabo, numvaga nshaka kuba aho bari kuko bari bageze ahantu heza cyane. Pfla akaba avuga ko abahanzi bose bagiye bashotorana gihanzi iyo babifataga nk'akazi byari koroha, ariko yagowe nuko batumvaga ko ari ibintu biba mu muziki wa hip hop. Yaje guhura na Tough Gang, aba babaye abavandimwe ndetse bahuza n'ukwemera. Yagize ati Bulldog niwe twamenyanye bwa mbere, tuba inshuti anjyana iwabo turahuza cyane. Nyuma naje guhura n'abandi barimo Green P, Jay Polly, Fireman, bose duhita twiyumvanamo. Itsinda Tough Gang ngo yaje kurivamo nyuma yuko hari hatangiye kuzamo ibibazo byo kwiyumva ndetse no gushaka amafaranga. Yagize ati ibaze niba twarakoreraga nk'ijana twese tukarigabana, none hagatangira kuzamo miliyoni, nta kundi kuntu mutashwana. Nyuma yo gushwana kwabo habayemo gukora indirimbo zibasirana cyane ndetse uwabyumvaga hanze agatekereza ko hari ibindi bibazo baba bafitanye. Icyakora ngo suko byabaga bimeze, guhangwana kwabo kwagendaga kugabanyuka nyuma yuko babonye ko byamaze kwinjira mu miryango. Ati tumaze kubona byabaye byinshi, twatangiye kubabaza n'abantu bo mu miryango, twaricaye turiyunga ndetse dusaba imbabazi abo twabaga twazanye muri ibi bintu byacu. Gufungwa abifata nk'ishuri. Pfla
watawe muri yombi mu mwaka wa 2018 agafunga umwaka n'amezi 7 azira gukoresha ibiyobyabwenge. Yavuze ko icyo gihe yamaze muri gereza agifata nk'ishuri kurusha kuba cyaramubereye igihano. Ati hari igihe ujya mu biyobyabwenge gahoro gahoro nta ribi, ariko bikarangira bikugizeho ingaruka. Hari bagenzi banjye bishwe nabyo, kuba nkiriho rero ni ikinyereka ko hari undi mugambi Imana yari imfiteho. Uyu muraperi akaba avuga ko atajya yicuza umwaka yafunzwe, ahubwo kuwe awufata nk'akaruhuko yahawe. Ati igihe nari mfunze nitekerejeho cyane, mfata icyemezo kandi nindamuka ndekuwe ntazashobora kuzongera gukoresha ukundi. Muri icyo gihe rero P-Fla yatangaje ibi, yavuze ko afite imishinga itandukanye zirimo n'indirimbo ari gukora, by'umwihariko akibanda mu gukorana n'abandi bahanzi kuko yatangiye umwaka wa 2020 abigenza ubwo yakoranaga na Jay Polly nyakwigendera na G Bruce yitwa No More Drama, ndetse niyo yaherukaga gukora mu mwaka wa 2020 yakoranye na Fireman yishe Cash Bero, ndetse niyo bise ibanga ry'ubuzima. Akaba ari amateka mu buryo burambuye y'umuhanzi Hakizimana Murerwa, akaba ari umuhanzi wamenyekanye nka P-Fla, People First, Power First, Ladies After, akaba ari iryo zina rye yihaye, ndetse akaba ari n'umuhanzi ufite amateka ahambaye mu muziki, ndetse yaragize n'uruhare rukomeye mu kuzamura injyana ya hip hop. Akaba ari amateka ye mu buryo burambuye. Ukomeze ubane natwe ukora subscribe maze ukomeze ubane natwe. Fireman yamenyekanye ku mazina atandukanye, abenshi bamumenye nka Kibiriti. Amazina y'inyakuri ni Uwimana François Ivan Rashid Ronald, ni umuhanzi w'umunyarwanda wo mu njyana ya rap barizwa mu itsinda rya Tough Gang cyangwa se Tough Gangster, naryo rikora rap y'ishuri rya kera cyangwa se old school. Fireman akaba yarabonye izuba cyangwa se yaravutse ku itariki ya 4 Mutarama mu mwaka wa 1989. Yavukiye Kigali mu bitaro bya CHIK. Ni umuhanzi umaze kugira ibigwi bikomeye mu muziki, ndetse n'amateka ye akaba yaragiye yivugira nk'uko tugiye kubirambura mu buryo burambuye. Tubabwire byinshi kuri uyu umuhanzi Fireman, ubuzima bwe bwo hambere nyuma yo kwitaba Imana kwa nyina ari kumubyara. Uyu Fireman yahise ajya kurerwa nabo mu muryango wo kwa nyina, nk'uko we yivugira ko atazi se ajya kurerwa ku Gisenyi. Jenoside yabaye mu mwaka wa 1994 yaje kumusanga afite imyaka 5, aho nibwo yahungiye muri Kongo Kinshasa agaruka mu Rwanda mu mwaka wa 1996, aho yatangiye amashuri ye kuko nibwo yaratangiye kumenya Ikinyarwanda neza. Amashuri abanza yigiye kuri école primaire de Remera Giporoso, akomereza amashuri yisumbuye mu cyiciro rusange Troncome muri école secondaire de Ruhango, akomereza muri lycée de Kicukiro Apade, aho yaje gukomereza mu ishami rya gestion informatique, aza gukomereza muri groupe scolaire nderabarezi mu Ruhango, aza kurangiriza Ikibungo. Akiri umwana yakundaga umuziki n'umupira w'amaguru, akaba mu bwana bwe yarakundaga kumva injyana ya funk ndetse na rap. Yibarutse nyuma cyangwa se yabyirutse yumva indirimbo z'abahanzi bo hanze nka Nas Doro, dore ko ari we muhanzi yibonamo kurusha abandi bose yakundaga, ndetse akumva n'indirimbo za Tupac zatumye yishima, kuko hari igihe kinini yabayeho akiri umwana atabona akanya ko kwishimana n'ababyeyi be nk'abandi bana bose. Ibyo byatumye akura yiyumvamo ko agomba kuzakora injyana ya rap. Ubuzima bwe nk'umuhanzi yatangiye umuziki aririmba injyana ya R&B, naho n'indi yitwaga G-Tone. Nyuma yaje guhindura injyana muri 2004 ari kumwe na Bulldog JC, bakoze itsinda baryita Magic Boys, bakorera muri TFB indirimbo ya mbere. Kubera ko nta mbaraga umuziki wo mu Rwanda wari ufite muri iyo myaka, byarabagoye cyane, maze muri 2005-2006 Fireman we na Bulldog baje gukora itsinda ryitwa United Monsters. Bari bari kumwe ndetse bari bari kumwe na Kaviki hamwe na Mato. Iri tsinda naryo ntibaje kuramba kubera ko byaje kubana
birananira mu mwaka wa 2008 Fireman na Bulldog barakomeza bahura na Green P Jay Polly bakora itsinda baryita Tough Gang. Nyuma nibwo haje kuza undi muhanzi witwa Pfla abiyungaho baba batanu. Indirimbo ya mbere bayiririmbyemo akaba ari indirimbo ibyanjye ndabizi, aho yarari kumwe na Diplomat, Masho Mampa ndetse na Pfla. Yaje gukomeza kora indirimbo nyinshi zakunzwe n'abatari bake ndetse nk'iyo nyita Tough Gang, impande zanjye n'umwanza, ndabura, abana bato. Fireman yakoranye n'abandi bahanzi indirimbo nyinshi twavuga nka na mateka muri rap zose kumwe na Pfla, Street Disciplines nk'inkongoro y'umushimusi zose ari kumwe na Tough Gang, inkovu z'amateka ari kumwe na Baburo ndetse na Green P Jay Polly, Bulldog ndetse n'abandi batandukanye. Akaba ari umuhanzi ugiye gukora ibintu byagiye byishimirwa n'abatari bake. Fireman avuga ko afite gahunda yo gukora imishinga myinshi harimo uwo kurera imfubyi zitwa Fireman Foundation. Fireman akaba abona ko mu Rwanda hip hop imaze gutera imbere, uretse ko hakiri ibibazo cyuko hakiri imbibi zigomba kurengwa, nkuko hari ibyo benshi bafata nk'iby'isi cyangwa se nk'ibintu birenze, kandi bizakabaye bishyirwa ku mugaragaro nkuko inshingano za rap nuko kubona ibitagenda neza bikavugwa bikaba byakosorwa. Fireman akaba avuga ko we rap ariyo njyana yonyine umuntu ashobora gusohora ibimurimo agatanga ubutumwa. Fireman kandi akaba avuga ko ubundi yowe akora indirimbo aba afite gahunda yo kuyihindura isi, kandi akaba abikora atangiza nkuko afite ihame agenderaho iyo yandika indirimbo ze. Don't break nigga, make nigga, bishatse kuvuga ngo ntiwangiza ahubwo ukore ibishya. Fireman avuga ko rap nyayo ari ugutanga ubutumwa bwubaka ndetse bunahindura isi, akaba ari iby'ingenzi ku muraperi Fireman, ndetse akaba ari n'umuntu wakomeje kugenda akora ibikorwa bitandukanye mu muziki, aho kugeza ubu ngubu umuhanzi w'injyana ya hip hop Uwimana François uzi nka Fireman, aho yatunguranye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2022 agaragaza amashusho apfukamye yatereye ivi umukunzi wari kumwambika impeta. Fireman waranzwe no kumwenyura muri iki gikorwa, ntabwo yavugaga amagambo menshi uretse gusa ko yazanye umukobwa mu cyumba cyari cyateguwe kirimo indabo, ibipurizo byagizwe umutako, amugejeje mu kiziga cy'indabo amuha ururabo. Muri urwo rurabo hari harimo impeta. Fireman yahise ayikuramo ayitera ivi rimwe hasi, asaba umukobwa cyangwa se kuyimwambika, nawe umukobwa atajuraje yahise yemera ko azaba umugore we. Ni umunsi wahuriranye n'umunsi w'isabukuru y'amavuko ya Kabera Colorate wari wateguriwe umutsima, byavuzwe ko uwo washatswe na Fireman, maze muri ibi birori bitari birimo abantu benshi nibwo yakoze iki gikorwa cyo gutera ivi. Fireman wari ufite ibyishimo byinshi yahise yandika kuri Instagram yavuga ati ibi ni ibihe bitazibagirana, uri kagwirwamana yanjye muri iki gihe. Mu yandi mashusho yari yabanje Fireman yari yanditse yavuze ati yego, hashize igihe gito rero, hari hashize igihe gito uyu musore avuye Iwawa, aho yari yashyanywe kugororerwa nyuma yo gufatirwa mu gikorwa cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse akaba ari n'ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubuzima bwa Fireman nyuma yo kuva muri gereza, muri iki gihe mu myidagaduro y'umuhanzi mu nzu ifasha umuziki rebo, umuhanzi niwe mu buzima bamugenda bamufasha. Hari iby'ingenzi ndetse hari n'ibindi bigenderwaho kugira ngo umuhanzi yinjire muri rebo, hari n'ibindi bigenda bikenerwa kugira ngo umuhanzi abashe gutera intambwe ave ku yindi ajye ku yindi. Akaba Fireman yaragize ibyatangaza amakuru yizewe Nyarwanda yakuye mu nshuti za hafi za Uwimana François, avuga ko uyu muraperi yagiye aba mu mareba atandukanye, kugeza ubu ngubu akaba ari kugenda barizwa muri rebo ya Kina Music nkuko bikomeje kugenda bitangazwa ndetse bigenda binavugwa. Akaba ari inkuru zakomeje kugenda zivugwa. Indi nkuru iherukwa ni inkuru yavuze ko Fireman yamaze gusezerana imbere y'amategeko. Ni inkuru rero yatangiye
gucicikana nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Akaba ari inkuru yamenyekanye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 nibwo inkuru yatangiye kujya mu itangazamakuru ivuga ko uyu Fireman yamaze gusezerana n'umukunzi we, ndetse abantu batandukanye bakaba barakomeje kugenda babivugaho ndetse banishimira intambwe ateye. Akaba ari ibintu yakoze nyuma yo kuvanwa aho yamaze igihe kingana n'umwaka ari kwigishwa amasomo nyuma y'uko yari yarafatiwe mu biyobyabwenge, akajyanwa iwawa kugira ngo agire amasomo amwe n'amwe ahabwa azamufasha mu buzima busanzwe, aho yavuye akagaruka mu buzima busanzwe kugeza ubu ngubu akaba amaze gukora indirimbo zitandukanye nk'iyo twavugamo ibiganza, muzadukumbura yakoranye na Ngibyo ndetse n'izindi zitandukanye yagiye ahuriramo n'abandi bahanzi. Nk'iyo yakoze yafatanyije na Philipita ndetse n'abandi bahanzi bise agafoto, akaba ari indirimbo iri kubica bigacika, ndetse ni n'indirimbo ubutumwa burimo abantu benshi bagiye bakunda, aho nyuma y'uko Fireman arekuriwe yagiye akora ibikorwa byagiye byishimirwa n'abatari bake, ndetse bakagenda bamwe bavuga ko uyu muhanzi yisubiyeho ndetse yanahindutse kuko yahinduye ingamba ndetse n'ibikorwa bye abishyiramo imbaraga, dore ko uyu musore mbere y'uko ajyanwa iwawa nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara mu minsi ya mbere yarabayeho nabi, ndetse nawe ubwe akaba yaratangaje ko ibiyobyabwenge byamutwaye akayabo k'amafaranga arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, aho yasobanuye ko amafaranga menshi yakoreraga mu bitaramo byarangiraga agiye mu biyobyabwenge, ibintu nawe avuga ko yicara akigaya ndetse akanenga imyitwarire ye. Akaba ari ibyo uyu umuraperi Fireman wamenyekanye nka Kibiriti yatangaje nyuma yo kuva muri gereza, ndetse akaba yarajyanwe iwawa, aho nyuma yo kuvanywa iwawa nabwo yajyanwe muri gereza akurikiranweho icyaha cy'urugomo yari yarakoreye iwawa, aho urukiko rwa gisirikare rwaje kumugira umwere ndetse asubira no mu buzima busanzwe, aho kugeza ubu ngubu ibikorwa by'umuziki bye bikomeje ndetse akagenda agaragaza n'intambwe nziza yatewe. Ngayo nguko aya ni amateka mu buryo burambuye y'umuhanzi Fireman wamenyekanye nka Kibiriti. Uyu akaba yarabarizwaga mu itsinda rya Tafuge, kugeza ubu ngubu ryamaze gusenyuka, akaba umwe mu bahanzi bafite ibigwi ndetse n'amateka adasanzwe. Tugiye kugaruka ku mateka ku buryo burambuye. Ni amateka ya Rugamba Sipiriyani, umuhanzi wakoze ibikorwa bitandukanye kugeza ubu ngubu bikaba byibukwa, ndetse bamwe bakagenda banabifatiraho urugero. Rugamba Sipiriyani yavukiye muri komine Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe, avuka mu mwaka wa 1935. Rugamba yize amashuri ye mu Rwanda, mu Burundi ndetse no mu Bubiligi, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Rugamba yashakanye na Mukansanga Daforoze wavutse mu mwaka wa 1944, bashakanye mu mwaka wa 1965. Uyu mugore wa Rugamba Sipiriyani ubusanzwe yari umwarimukazi mu mashuri abanza. Uyu akaba avuka mu gace kamwe na Rugamba Sipiriyani, bose babarizwaga muri paruwasi ya Cyanika. Uyu muhanzi kandi yanashinze itorero Amasimbi n'Amakombe ririmba indirimbo zisingiza Nyagasani ndetse n'iziganisha ku buzima busanzwe. Kugeza ubu rikaba ari itsinda rigihari ndetse rihimba indirimbo zifashishwa ahantu hanyuranye. Yakoze imirimo itandukanye muri leta, ariko mu myaka ye ya nyuma yaje gukurwa mu kazi igihe kitageze kubera ko atihanganiraga akarengane akariko kose, akabyamaganira abicishije mu nganzo ye. Mu byaranze Rugamba Sipiriyani harimo gushishikariza umunyarwanda kuba inyangamugayo no kugira indangagaciro nyazo zikwiriye u Rwanda. Ibi bigaragazwa mu ndirimbo zirenga 400 yagiye ahimba, zirimo ntumpeho, ideni nini, inda nini, jya umenya gusaza utandoranyije cyane, agaca n'izindi nyinshi. Rugamba yapfuye azize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka wa 1994, akaba we na Mukansanga w'umugore we barapfuye. Umugore we bari barabyaranye abana 10 muri jenoside yakorewe abatutsi, bakaba barapfanye ndetse n'abana babo 6. Ubu kugeza ubu ngubu akaba hasigaye abana 4. Ubu Rugamba Sipiriyani akaba yibukwa nk'umuntu watejeje imbere ubuvangazo nyarwanda ndetse akanafasha abakiri bato kumenya uko ururimi rwubakwa. Si ibyo gusa, kuko Kiliziya Gatolika n'abandi bakristo yabasigiye ibihangano by'indirimbo zisingiza Imana zirimo ubuhanga buhanitse. Indirimbo ze n'uyu munsi ntabwo zifatwa nk'indirimbo nziza gusa, ahubwo ubutumwa buzikubiyemo bufatwa nk'impanuro za none ndetse n'ejo hazaza. Rugamba Sipiriyani mu mwaka wa 1994
1965 yashakanye na Dafroza Mukansanga babyarana abana 10 nyuma yo gutakaza umukunzi we wa mbere wishwa azira ko ari umututsi mu mwaka w'1963. Rugamba azwiho kandi imivugo n'ibisigo biratubwiza ahanini yahimbiraga uyu mukunzi we mbere witwaga Mukangiro Saverina nk'abazanyisa nk'iyo yise cyangwa igisigo yise bazanzanyiga n'izindi ndirimbo z'ibihozo n'utubyiniriro. Rugamba kandi abinyujije mu itorero Amasimbi n'Amakombe yasohoraga indirimbo zirimo ubutumwa bwo gushishikariza abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza no kugira ubumwe. Zimwe muri izo ndirimbo harimo nka Ntumpeho inza nini, ijya umenya ugusaza utanduranyije cyane, agaca n'izindi. Kubera kutihanganira akarengane aho yarwanyaga hanini yifashishije ubunararibonye mu guhanga ubwo jenoside yageragezaga, yakuwe mu kazi ka leta yari amazemo igihe. Rugamba n'umugore we Dafroza Mukansanga n'abana babo 6 bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Rugamba yasize indirimbo zirenga 400 zirimo ubutumwa butandukanye, imivugo, ibisigo. Anibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda kuko yanakoze igihe kinini mu cyahoze ari ikigo cy'ubushakashatsi cya RST cyari giherereye i Huye mu karere ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Rugamba Sipiriyani yahimbye indirimbo nyinshi zisingiza Imana muri Kiliziya Gatolika, anazishinga umuryango yise Communauté de Emmanuel. Ni umuryango waje kwaguka mu bihugu bitandukanye, dore ko kugeza ubu ngubu mu bihugu bitandukanye mu maparuwasi Gatolika hose uyu muryango wamaze gukwiramo. Mu mwaka mu mwaka wa 2014 Rugamba Sipiriyani yasabiwe n'uyu muryango Communauté cyangwa se Communauté de Emmanuel kugirwa intwari ndetse na Kiliziya isabwa kumugira umutagatifu. Ubusabe bwe kugeza ubu ngubu bukaba buri kwigwaho cyangwa se bugikurikiranwe. Sipiriyani Rugamba n'umuryango we bishwe ku itariki ya 7 Mata umwaka wa 1994, ariko by'umwihariko yibukwa ku itariki ya 15 Kanama ku munsi w'icyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya nk'uko yabisabye umuryango we mbere yo gupfa. Nubwo yahimbye indirimbo nyinshi zakundwaga n'abatari bake, ntiyigeze aziririmbamo, bivuze ko indirimbo ze zose zicurangwa ku maradiyo atandukanye nta jwi rye ririmo, nk'uko umuhungu we witwa Rugamba Olivier yigeze kubigarukaho. Inkomoko ya Rugamba Sipiriyani nk'uko twatangiye tubibabwira, Rugamba yavutse mu mwaka w'1935 avukira mu gace k'icyaro Ikarama mu cyahoze ari komine ya Karama muri Gikongoro ya kera ahitwa ku Mujyange. Ubu ni mu birometero nka 12 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe. Ni mwene Bicankugeri Michel na Nyirakaranina Terezia. Yari umwana wa kane mu muryango. Akivuka yiswe Sirikare, izina Rugamba za kurifata nyuma. Rugamba Olivier umuhungu w'imfura wa Rugamba Sipiriyani ubu akaba ari mu kigero cy'imyaka irenga 50 y'amavuko. Asobanura iby'izina rya se aganira yagize ati, Rugamba ni izina yihitiyemo kubera ko kera yavutse yitwa Sirikare ariko aza kuryanga yihitiramo kwitwa Rugamba. Urebye biragoye kumenya impamvu yabyanze, gusa nkuko nagiye mbyumva mu muryango nabanye nawe bavugaga ko yabitewe nuko yumvaga Rugamba ari ryo rimubereye, cyane cyane ko yabonaga ubuzima agiye gucamo nabwo bwari Rugamba. Rugamba Sipiriyani wanataramanaga mu bitaramo by'inkera ibwami ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahirwa. Yari afite irindi zina yari yarahawe, naho muri ibyo bitaramo ry'izina ryitwa Rwamo rw'impundu. Rugamba avuga ko wavukaga mu muryango utwarakozwaga ibyo gusenga. Yabyirutse akunda Imana. Yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Kubera ko mu mashuri abanza yari ari mu kigero cy'ubwenge kirenze icy'amashuri bagena, byabaye ngombwa ko bamusimbutsa imyaka 2 arangije amashuri abanza. Yakomeje yisumbuye muri seminari nto ya Ikabwayi rizi ku izina rya Saint Leo. Rugamba wari ufite icyifuzo cyo kuzaba padiri yakomereje Ikabwayi akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Ubuhakanyi no kongera kugarukira Imana nabyo reka tubigarukeho. Ibi byose bikaba zarabaye kuri Rugamba Sipiriyani ubwo yari ari mu seminari nkuru ya Nyakibanda.
aho yategurwaga kuzaba umupadiri yaje kwiyomora ku myemerere y'Imana ahinduka umuhakanyi. Impamvu yari yabimuteye yatumye atera umugongo ibingibi nuko ndetse anatera Kiliziya Gatolika ngo niko yabonaga urwango yabonaga muri bamwe mu bihaye Imana bo muri icyo gihe cye bo yamenye mbere. Urugero rutsangwa ni inyigisho za Musenyeri Andre Pardin wari umushumba wa Diocese ya Kabgayi hagati y'umwaka w'1959 n'umwaka w'1989. Inyigisho zo Musenyeri wari ufite inkomoko mu Busuwisi ziri mu byateye Rugamba gutakariza icyizere umwuga wo kwiyegurira Imana, afata icyemezo cyo kubihagarika kubera ko yabibonagamo kubiba umurage w'amacakubiri mu Banyarwanda. Ikindi cyamuteye kwiyomora ku Mana ngo nuko yari yaracengewe n'agace k'isomo rya filozofiye kavuga ku ihame ryo kubaho kw'ibintu hatabayeho iremwa cyangwa se ibyo bita extermination intermartienne, akaba ari ijambo ry'Igifaransa rivuga ukurema hatabayeho Imana cyangwa se hatabayeho kuko Imana ibigira mu ruhare. Ibingibi akaba ari byo yashingiyeho yiyomora ku Mana. Iri reme kandi ryazanywe n'umuhanga w'Umufaransa mu by'imitekerereze ya muntu witwa Jean Paul Sartre, ryatumye Rugamba abona ko yari yaribeshye ko Imana ibaho. Kuva ubwo yafashe icyemezo ahagarika kuba padiri abura imyaka 2 gusa, nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier yakunze kubivuga, aho uyu muhungu yagize ati papa ntiyashoboraga gukora ikintu igice, icyo gihe yahindutse umuhakanyi kahundura ku buryo yashoboraga no kukubona n'umusaraba akawuvunamo kabiri. Yabifashijwemo n'abakoroni b'Ababiligi. Yakomereje amashuri ya kaminuza i Bujumbura mu ishami ry'amateka. Yashoje ayo masomo akomereza icyiciro cya 3 cya kaminuza mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain. Yahigaga anabivanga n'ibikorwa by'ubusizi n'ubuhanzi. Ari mu Bubiligi yahimbiye indirimbo nyinshi, anandika ibitabo byinshi byahurizaga ku gukebura umuryango nyarwanda yabonaga utangiye kuyoba, harimo kwijandika mu bikorwa by'ivangura ndetse n'ubwicanyi. Uyu Rugamba Cyprien akaba yarakunze umukobwa muhimbira ibisigo. Rugamba yaje gukunda umukobwa witwa Mukangiro Saverina, yari yaraje no guhimbira imitoma myinshi amurata imico n'uburanga, harimo nk'ibisigo yamuturaga birimo Musanganyanyange n'izindi ndirimbo z'ibihozo. Politike y'ivangura mu mwaka w'1963 yahekuye Rugamba imwambura umukunzi we wishwe kuri Noheri yo muri uwo mwaka azira ko yari umututsi, ajugunywa mu mugezi wa Mwogo. Rugamba wari ubanye neza n'umuryango wa Mukangiro Saverina agarutse mu Rwanda yahisemo kugumamo, maze mu mwaka w'1965 yishimbushamo undi mukobwa witwaga Mukansanga Dafroze wari mubyara wa Mukansangiro Saverina. Ubwo yagarukaga mu Rwanda yarakoze imirimo itandukanye. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi, yahavuye aba prefe wa Kibuye umwaka umwe, yayoboye kandi ishuri nderabarezi rya APN. Nyuma aza gukora mu cyahoze ari ARST. Yahagaritse gukora muri iki kigo cya ARST mu mwaka w'1989. Ashakana na Dafroze. Ashakana na n'uyu Dafroze, Rugamba yarazinutswe Imana atifuza kongera kumva mu matwi ibijyanye n'imigenzo ya Kiliziya iganisha ku Mana. Ubwo batangiraga kubana ngo yari yaramubujije cyangwa se yari yarabujije umugore we wamuhozaga ku nkeke, ariko nyuma byaje guhurangira Rugamba agaruka imbere y'Imana yiyemeza kutazongera kubabaza umugore we. François Xavier Ngarambe, uyu ni umuhanzi mu muziki nyarwanda. Uyu akaba yaririmbye indirimbo yamenyekanye cyane yise Umwana n'Umutware. Uyu yabanye n'umuryango wa Rugamba Cyprien kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1994. amufata nk'umubyeyi we ku bwa Roho Mutagatifu, akanamufata nk'umuvandimwe kuko babanye muri communauté d'Or Emmanuel, communauté yabasabaga ndetse yasabaga abantu kubaho kivandimwe. Avuga ko ubwo Rugamba yagarukiraga Imana ngo yabaye
cyangwa se yari yaranabitewe n'ijwi yumvishe ubwo yararimo ava kwivuza mu Bubiligi. Uburwayi bwo kutumva no kubura ubushake bwo kurya, iryo jwi ryaramwumviye cyangwa se ryamubwiriye mu ndege rimusaba guhinduka, maze akwiyemeza guhinduka. Nibwo yatangiye gukora indirimbo zihimbaza Imana nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga ngo indirimbo Umurage w'Intore niyo ndirimbo ya mbere yakoze avugamo ijambo ijuru ubundi atemeraga. Ni indirimbo yahimbye asa n'usezeraho, yagiraga ati nindamuka ntashye muzabyine nsabwe ariko nanjye iryo juru ryera de nk'inyange inyamibwa y'abasumbwa ahora utetse integereje ndashaka kuzaryinjiramo mpimbariza. Akaba ari indirimbo Rugamba yaririmbye maze imufungura urugendo rushya rwo kongera gukurikira Imana ndetse no kuyikorera. Rugamba Cyprien akaba yarishwe ari kumwe n'umugore we n'abana batandatu nk'uko twatangiye tubibabwira ubwo indege ya Juvenal Habimana wahoze ari perezida w'u Rwanda yagwagwa ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Umuryango wa Rugamba uri mu bishwe mu bitero ubwo jenoside yatangiraga. Rugamba Olivier avuga ko byari bigoye kuko Rugamba yakoraga ko yarokoka kubera ko yari yarashizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa aho yari atuye Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya Ifake. Hari ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare barindaga Habyarimana. Yari yanaturiye kandi Theo Bagosora, umwe mu bateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ku itariki ya 7 Mata 2017 nibwo itariki ya 7 Mata 1994 nibwo yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be Rugamba Olivier na Dosi Rugamba bo batari baraye muri urwo rugo, bari bagiye kurwaza nyirasenge i Butare. Bibuka ijambo yababwiye basaba kuzaba abagabo kuko yarazi ko ari bupfe ubwo abaza kwica. Yari yaraye asenga n'umuryango we ndetse yari yaraye anasohoye indirimbo yise Nzataha Yerusalemu, aho yarimbaga ati nzataha Yerusalemu nshya, nzataha Yerusalemu nshya. Akaba ari amwe mu magambo agize iyi ndirimbo, aho umwami antegereje. Abishe babanje kubakubita ibibuno by'imbunda, nyuma barabarasa amasasu y'urufaya. Umwana we warokokeye aho yitwa Credar Rugamba kugira ngo arokoke yarashwe isasu bagira ngo yapfuye, ariko aza kuva mu mirambo aragenda abwira bakuru be ko ababyeyi babo bishwe, aza guhunga basanga i Bujumbura aho igikorwa cyo gushyira uyu Rugamba Cyprien mu bahire kigeze. Igikorwa cyo kumusabira gushyirwa mu bahire muri Kiliziya Gatolika cyatangijwe mu mwaka wa 2014. Gitangazwa ko nabo bahoze bakorana muri Communauté d'Emmanuel yashinzwe bwa mbere mu Rwanda n'abandi bari bazi ibikorwa bye muri Kiliziya mbere yo kwitaba Imana. Ngarambe François Xavier uhagarariye Communauté d'Emmanuel n'umwe mu bamusabiye kujya mu bahire ba Kiliziya, avuga ko kugeza ubu urukiko rwashyiriweho kubyigaho ruri gukora akazi gashoboka kose kugira ngo uyu umwaka w'2018 icyo gihe bizagere hari aho dosiye yamaze kugera i Roma. Avuga ko nibabona ubusabe bufite ishingiro bizashyirwa mu cyiciro cy'abantu bita abanyekuzo muri Kiliziya, nyuma ngo nibwo bazahita bamushyira mu bahire ba Kiliziya, hanyuma bikazagendanaho mu gushyirwa mu batagatifu nk'uko uru rwego rwo rugenda rukora ibijyanye n'abatagatifu. Rugamba Cyprien akaba amaze imyaka 27 yishwe yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo n'umuco nyarwanda kuko yagize uruhare mu gusigasira amateka y'uwo muco mu nzu ndangamurage i Butare. Yaranzwe kandi no gufasha abatishoboye no kwamamaza ubutumwa bwigisha abanyarwanda kubana inyangamugayo ndetse no gushishoza ndetse no kugira ubumwe. Aya ni amateka arambuye y'umuhanzi nyakwigendera Rugamba Cyprien. Tumwifurije uruko ridashira ndetse tukamwifuriza gukomeza kuruhukira mu mahoro. Akaba ari umuhanzi wagiye ukora ibikorwa bitandukanye ndetse byagiye binishimirwa n'abatari bake, isi ndetse n'inshuti bakaba barakomeje kugenda bamuzirikana nyuma yo gupfa ndetse bakagenda bamusabira ko yazaba umuhira. Imana ikomeze imube hafi ndetse n'abamwisunga ndetse n'abandi bazi ibikorwa yakoze icyo bifuza kizagerweho abashe kuba umutagatifu.
Itsinda rya Tuff Gang ni itsinda ry'urubyiruko rw'abanyarwanda rwatangiye rukora umuziki mu njyana ya hip hop rubasha kwigarurira imitima y'abato n'abakuru. Tuff Gang yatangiye gukora umuziki wayo mu mwaka wa 2008. Abasore batanu barimo nyakwigendera Jay Polly, Bulldog, Fireman, Green Person ndetse na Pifra bashyira hanze indirimbo yabo ya mbere bise Umunsi w'Imperuka. Tuff Gang yinjira mu ruganda rwa hip hop nyarwanda yaje rusangamo undi muhanzi witwa Riderman, umuhanzi nawe waje usangamo uwitwa MC Mahoni Boy. Riderman yagize uruhare rukomeye mu kuzamura hip hop mu Rwanda, ari nawe wenyine nta tsinda afatanyije naryo, yewe nta n'umuntu akurikirana ndetse unakurikirana umuziki we nk'uko byavuzwe ndetse bigenda binagarukwaho. Incamake y'amateka ya hip hop mu Rwanda mu myaka ya 1980 nicyo gihe gisa nkaho ariyo ntangiriro y'injyana hip hop mu Rwanda. Umusore wavangaga umuziki witwaga DJ Berry Nsabimana Abudar Azizi yakoraga akazi ko kuvanga imiziki muri Kigali Night ahazwi nka Cosmos ya Nyamirambo, akaba ari nako yari umunyamakuru kuri Radio Rwanda, afatwa nk'uwabaye umuhanzi umubyinnyi w'injyana ya hip hop wa mbere mu Rwanda. Mu gihe cya DJ Berry byari bigoye cyane kwiyumvisha umuyobozi n'imbaraga z'abanyarwanda injyana ya hip hop. Uyu muhanzi yaje kwimanukira mu cyahoze ari Zaire ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. DJ Berry nyuma yaje kujya mu Budage hakorera indirimbo yitwa Hey You yamamaye cyane ku maradiyo mu Rwanda no muri Uganda. Uyu muhanzi yagarutse muri Afurika mu mwaka wa 1990 akomeza kuzamura hip hop mu Rwanda, aza kwitaba Imana mu mwaka wa 1996 azize icyorezo cya virusi itera sida. Mu mwaka wa 1997 KP Robson na MC Mahoni Boy bakoze indirimbo bise Peaced Up ibaye indirimbo ya hip hop ya mbere yakozwe n'abanyarwanda ikorerwa i Kigali mu Rwanda. Ibi kandi binashatse kuvuga ko MC Mahoni Boy ari umwe mu batumye ubu ubwoko bw'umuziki bukomera mu Rwanda. MC Mahoni Boy wamenyekanye nk'uwatangije hip hop mu Rwanda, we yinjiye mu njyana mu mwaka wa 1999 n'indirimbo yise Malaria n'indwara y'icyorezo kandi yica. Mu mwaka wa 2003 hip hop nyarwanda yajemo itsinda ry'abasore ryitwaga KGB cyangwa se Kigali Group Boys, ryari rigizwe n'abahanzi nka Rurangwa Gaston uzwi ku izina rya Shazi, nyakwigendera Hirwa Henry wamenyekanye nka Wow na mugenzi we Manzi Ivan wari uzwi nka MYP. Nubwo amateka hip hop mu Rwanda agaragaza ko batangiye injyana mu bihe bigoye, aho ubutegetsi imbaga y'abaririmbaga bahitaga cyangwa se babitaga igiciro cy'injyana, ntibyabujije ko hari abahanzi bumvikana bavuga ko ari bo bami b'injyana yo hip hop mu Rwanda, kandi urugendo rw'umuziki bararutangiye mu kinyejana cya 21 gusa. Ntibitangaje kuko uwo yiyita umwami wa hip hop byaba nk'umwambaro w'abakora iyi njyana cyangwa ikivugo rusange. Gusinga imizi kwa Tuff Gang no kwigarurira imitima y'abafana hari mu mwaka wa 2008 ubwo Tuff Gang yazaga muri hip hop nyarwanda. Abafana bari bakomeje kumva no kureba uburyo injyana ya hip hop ipfapfana, babaye nk'abasubiza agatima impembero, maze bituma umurundi uri mu rubyiruko rwari rwiyemeje kugira aho rujyana iyi njyana naho ruyigeza. Nyuma yaje gukora indirimbo Umunsi w'Imperuka yakunzwe n'abatari bake. Mu kiganiro nyakwigendera Jay Polly yatanze wafatwaga nk'uhagarariye iri tsinda rya Tuff Gang yagiranye n'itangazamakuru, yagize ati Tuff Gang twayitangije mu mwaka wa 2008, twaje kwihuriza hamwe rero kuko nge nari narakuranye na Green P wadukoreraga umuziki n'iri click, kandi nawe muri icyo gihe yaratuye hamwe na Green P. Uku niko kwihuriza hamwe byatangiye. Uyu nyakwigendera Jay Polly akaba yarakomeje avuga ko kuba Click yaraziranye na Green P kandi Green P akaba yari inshuti ye, byahise byoroha cyane ko amenyana na Click. Uyu Click nawe yize hamwe na Bulldog ndetse mu ishuri rimwe, ubwo byari byoroshye ko Bulldog aba abaye umwe muri bo. Fireman akaba yaraje kuza mu itsinda nyuma yuko nawe yakuranye na Bulldog mu gace kamwe i Kanombe. Nyuma Pifra nawe yaje kwiyunga kuri iri tsinda aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nawe yari afite injyana imwe niyo aba bari bamaze gukora. Uyu umwaka Tuff Gang yamenyekanyemo ni nawo mwaka
mwaka n'urufasisi wamenyekanye cyane nka Diplomate yumvikanaga ndetse agenda anamenyekana. Diplomate yazamukiye mu ndirimbo ye ya mbere yakoranye na Young Junior, nyuma yaho haje abandi benshi nka Kavuyo K8, Paxson, JC na White Monkey. Mu mwaka wa 2013 n'umwaka wa 2014 umuhanzi Riderman na Jay Polly batsindiye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu bihembo bikomeye byatangirwaga mu Rwanda. Akaba rero ari ibintu byakomeje kugenda bishyira itafari rikomeye ku njyana ya hip hop. Tavuga ngo yakunze kurangwa no gushwana. Uhereye mu mwaka wa 2008 nta gihe kinini cyashize umwe muri aba basore Pfra atavuye muri iri tsinda rya Tuff Gang ryaje amwo amahara ashingiye ku kuba bamwe bari kubiriraga cyangwa se bari kubiraga inyungu z'itsinda ndetse akazamo n'ubugambanyi. Ibi byaha byombi byegekwaga kuri nyakwigendera Jay Polly, dore ko yari nawe wafatwaga nk'umuvugizi w'iri tsinda. Nyuma yo kwiyomora kuri Tuff Gang, Pfra yashinze itsinda rye yise ya Mafia Rent rigizwe nawe ndetse n'umukobwa babyaranye witwa El Poeta. Muri iri tsinda yakoze indirimbo ze bwite ndetse iyo yakoranye na El Poeta yatukaga Jay Polly ku buryo bweruye asa n'umubika ko yapfuye. Nyuma yo kuba muri Tuff Gang kwa Pfra, bane basigaye aribo Jay Polly, Green P, Fireman na Bulldog bo bagiye bashwana kenshi, ikintu cyatumye bamwe mu bafana babona Jay Polly nk'udashobotse, dore ko Fireman, Bulldog ndetse na Green P baje kongera guhurira hamwe mu ndirimbo barakorana, aho kugeza ubu ngubu rero byaje kurangira nubwo nyakwigendera P Jay Polly yitabye Imana. Ariko bamwe bavuze ko izi zari game babaga bakoze nk'uko injyana ya hip hop bisobanuraho, ba creating a beef creation for making a hit, beef creating for finding famous. Akaba ari zimwe muri tricks zikoreshwa n'abaraperi ndetse n'abandi bantu batandukanye. Akaba ari tekinike do muzika. Indirimbo Amaniga yanjye yahimbwe na Bulldog yaje kongera guhuriza hamwe iri tsinda, ariko ntibyabuza Pfra kuririmba igitero gica amarenga gisa n'ikinenga abasore babyirukanye, aho yavugaga ko abo yita inshuti ze atarabo bakuranye. Bane basigaye muri iri tsinda rya Tuff Gang bagiye bashwana nko mu myaka ya 2014 ndetse nyuma yaho barikomereza aho bashinze itsinda ryitwaga Stone Church, naryo ntiryaje kwamamara cyangwa se ntiryaje kumara kabiri kuko imibanire y'iri tsinda yagizamo agatozi, cyane cyane bamwe bakagenda batungurana. Igitaramo cyo kuri YouTube cyongeye guhuriza hamwe iri tsinda mu mwaka wa 2020. Umunyamakuru w'imyidagaduro kuri Radio Rwanda Rakinzeyimana afatanyije na televiziyo MK1 TV ikorera ku rubuga rwa YouTube bahurije itsinda hamwe rya Tuff Gang ku rubyiniro rumwe gusa, biza kurangira aba bahanzi bo muri Tuff Gang batawe muri yombi, igitaramo cyabo kirahagarikwa kitarangiye. Akaba ari uko byagenze. Nizeyimana wari uhagarariye iki gitaramo yagize ati, ndagira ngo ntangire nihanganishije abari badukurikiye kuri MK1 TV, hajemo ibibazo bitewe n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Icyo gihe rero amakuru yemezaga ko bari hano bose Bulldog, Green P, Fireman, Pfra n'abacuranzi ba Symphony Band bahise bafatwa n'abandi kuko barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Kimwe n'abandi mu bagize itsinda ryateguraga iki gitaramo bahise bajyanwa muri IPRS Kigali, ahakunze kujyanwa abarenze ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ndetse no kugenda bakumira icyorezo cya COVID-19, aho bajyanywe kwigishwa. Nyuma barerekurwa, byabaye ngombwa ko bacibwa abantu bari bashimishijwe cyane no kongera kureba itsinda rya Tuff Gang risubiramo indirimbo ryakoranye kera rikiri umwimerere, ndetse benshi bari babifashe nk'amarenga yo kuba bagiye gusubirana. Gusa byarangiye ibyishimo bicagase, dore ko hari hamaze kuririmba gusa Green P, Bulldog naho Fireman akaba yarahagaritswe na polisi ariwe uri ku rubyiniro, maze birangira gutyo. Kugeza ubu ngubu itsinda rya Tuff Gang rikaba
rizima rivugwa mu mateka, aho kugeza ubu ngubu bamwe mu barigize harimo nyakwigendera Jay Polly witabye Imana, hakazamo Green P kuri ubu ngubu uri kubarizwa ku mugabane wa Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni mu gihe Fireman nawe asigaye akunda gukorana n'abahanzi bo muri Kina Music, ni mu gihe Bulldog nawe akora ku giti cye, akaba ari amakuru ahari ndetse anavugwa kugeza ubu ngubu aho iri tsinda buri umwe asigaye yikorana cyane. Ndagushimira cyane wowe wabanye natwe mu mateka arambuye y'abahanzi nyarwanda bakunzwe ndetse bafite n'ibigwi bihambaye mu muziki. Ukore subscribe dukomeze kubana.